kwizera kwawe kugahindura abantu, kuba uri umunyamasengesho ugasengera bene se ukaririra itorero, kuba uri umubwirizabutumwa ukavuga ubutumwa bwiza, kuba uri umukozi ugakorera bene se bibatera ihumure. Iyo mirimo no guhamya no gutsinda ibyaha niba bibona yerekanye kuyoba kw'abanyabwenge ku bijyanye na Kristo. Ariko mu by'ukuri nubwo abanyabwenge bari gushaka Yesu, abungeri bamubonye kare. Ako kantu rero niko nashakaga. Kuki noneho Yesu yabwiye abigishwa akababwira ngo muri umunyu w'isi? Kuki abantu yabagereranyije n'umunyu? Tugushaka n'umunyu nibyo warize, ariko ibyo si byo bituma wubaka. Turagushakana n'umunyu tukumva ni cyanga. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amen. Nimugubwe neza muri Kristo Yesu. Tubaha ikaze ku Mutahajuru TV. Turabashimiye mwebwe mubana natwe kandi mukadufasha gukora ivugabutumwa musangiza abandi ibiganiro. Turabashimiye mwebwe mwakoze subscribe, mugakora share ndetse na comment. Imana ibahereza umugisha kuko mufatikanya natwe kubaka ubwami bwa Kristo. Amen. Twarabivuze, kubaka ubwami bwa Kristo twabigereranyije n'inzu. Ku nzu iyo irimo yubakwa ibikeneye umuyede, ibikeneye umufundi, ibikeneye uzasiga amarangi, abashishije ikibanza. Umurimo w'Imana nikomeze, buri wese agenda ateruraho uko ashoboye. Rero wabikoze Imana iduhana umugisha. Njye ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na mwene data Aniseti na Jeanne Kwizera. Ntabwo turi twenyine, turi kumwe namwe, kandi ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze. Mwese nimwiyumvemo ikaze, tubibutsa ko igihe kiri bugufi. Tuvuga mutatureba cyangwa mukatureba ariko n'ubundi tudakoranaho, ariko hari igihe kizagera twese tukaba turi umukumbi umwe mu bwami bwa Kristo. Turabizi neza ko icyo gihe kizagera, kandi ngira ngo nicyo kintu gikuru abera turindiriye, kandi ndifuza ko twese tuzabana mu murage w'abana b'Imana. Amen. Rero nimugubwe neza. Anise, tubaha ikaze nanone. Murakoze. Yesu aguha umugisha kuduha ikaze. Yego. Ndetse nawe tuguhaye ikaze. Ndi kubona wabaye umujene. Mu bijyanye n'iki? Ndi kubona noneho uburyo umeze rwose, umeze nk'umuntu uri kurya agasupu muri iyi minsi. Ariko man nyine abanzanye kuri social media kuhankubitira. Imana ishimwe. Umutima uranyuzwe. Yego. Umubiri niwe ufite intege nkeya, ariko ubugingo ni buzima, kandi turacyafite n'ibyiringiro byo kuboneka k'Umukiza. Ibyo byose bigenda bituma dusunika iminsi. Hari abantu rero muhura barakubonye kuri social media, ukabona baratunguye. Twajyaga tubona ari ikigabo kinini cyane, ariko none turakubonye turabona uri umuntu w'umujene ukiri mutoya. Rero hari abantu tujya duhura bazi ngo Aniseti ni ikigabo kinini, ariko kimwe mu bintu bijya bintangaza ni ukuntu bambwira ngo uvuga ibintu mutangana. Yego. Njyewe ntago namusubiza, yakumva musubije nabi. Yego. Undi ajya abona uvuga ibyo bangana muri Bibiliya ninde, ku buryo ashobora gufata ingano y'ijambo ry'Imana akayikompara n'umuntu. Yego. Buriya ni nkandi ungana n'ijambo ry'Imana, muzi ujya uribwiriza. Ntekereza ko umuntu ukoresha ayo magambo ntago azi ko turi ibikoresho by'Imana. Imana ni ngari muri twebwe. Rero niba kureba bakakureba ku kigero cy'imyaka, aho ngaho bazaba bari kwibeshya. Nta nubwo Imana ihamagara gutyo. Noze Imana ihamagaye Aniseti kuvuga ibingana n'ibya Aniseti byakumvwa n'abanganya ubwenge nanjye. Ariko ijambo ry'Imana ryigisha n'abaturuta. Niba ryigisha n'abaturuta, rero Imana igomba kuduha ibiruta uko tungana. Imana ibaha umugisha. Bose twe tuba turi kwivuga, tuba turi kuvuga Imana. Niba turi kuvuga Imana, rero tuyivuga ukwiriye. Imana ishimwe. Amen. Amen. Noneho reka sabe bene data turi kumwe muri iki kiganiro, bategura imitima, hanyuma mutuyobore mu isengesho tuganire. Mana y'urukundo, Imana nyir'ubwami n'icyubahiro yatumye twezwa, watwegesheje amaraso. Iyo tuvuze ngo amaraso yawe niyo watwogesheje uratweza, abantu tubyumva byoroshye, ariko amaraso si amazi avomwa. Amaraso ntabwo ari nk'amata bakama. Wabanje kwemera gupfa
amaraso yawe n'ubwinshi bwayo bitembana ibyaha, ingeso na kamere na karande. Ubyemeye yezwa nawe ahinduka umwere, izina ryawe nirishimwe. Uhindura identification yacu. Ubu turabaraganwa na Kristo, turi abana b'ijuru. Haleluya! Ubwami bwaratwemeye, turi abana b'Imana, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Turagushimiye. Tugiye kuganira na bene data umukumbi wawe, n'abandi uhaye kumva iby'iri jambo. Utarahinduka hindurwe naryo, urwaye rimukize, ubabaye rimuhe kwishima, kuko ijambo ryawe ni inkota y'amugi yombi, rirakeba rigatandukanya umusokoro n'igufwa, rigahinguranya umutsi n'umubiri. Reka rikora icyo ritumye, nk'uko imbaraga zawe zingana. Dusenze ku bw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu aduhana umugisha. Amen. Kera tugisengera mu byumba by'amasengesho bigemewe, hari ijambo abanyamasengesho abayumbe bakundaga gukoresha rivuga ngo ni Imana idasaza ngo yitwaza akabando. Anise niki gituma ibintu by'Imana bidasaza? Oya, nuko nayo nyine idasaza. Ntabwo isaza. Erega ibi bintu by'Imana, ikintu cyose gisaza kubera igihe. Yego. Imana rero yo ntago iba mu gihe. Iryo ni ijambo ritumvwa n'abantu bose. Yego. Nta gihe cyagenwe Imana ibaho. Yego. Ihoraho. Niba Imana ihoraho rero ntimarwa n'igihe. Yego. Umuririmbyi yaravuze ngo si nk'igihembwe ngo ashire. Yego. Ntashira nk'umwaka. Ntabwo Imana ari nk'igihembwe. Yego. Ntishira nk'umwaka. Yego. Umuririmbyi yaravuze ngo byibagirana nk'inzozi z'umuntu. Iby'abana b'abantu biribagirana nk'inzozi z'umuntu, ariko iby'Imana si uko. Ibyayo rero binganya imbaraga nayo yabivuze. Ijambo ry'Imana ntabwo rishobora gusaza, kuko nayo ntisaza. Narabibabwiye impamvu Imana yitwa Uwiteka. Nuko Kristo yageragereshejwe urupfu, arunyuramo ari muzima. Iyo ataza kuzuka, twajyaga kuvuga ngo urupfu ruramwica si Uwiteka. N'iyo ataza kurunyuramo, twajyaga kuvuga ngo ahuye n'urupfu yapfa. Ariko ubwo yarunyuzemo ni Uwiteka. Ubwo ari Uwiteka n'ibyo birahoraho. Imana ishimwe. Imana iguhereze umugisha. Impamvu nari mbivuze tugiye kuganira amagambo ari muri Matayo ibice 5:13. Hari igihe ababwirizabutumwa batuganiriza ku magambo meza y'Imana, batubwira ku mateka y'Abisiraheli n'inyanja, babivuga tukumva ni nk'ibintu bibaye mu kanya, bigatuma dutekereza koko ibice 5. Yego, ibice 5:13. Reka tuganireho. Yego. Harimo ijambo Yesu yakoresheje. Mwadusomera. Nahageze. Haravuze ngo muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze, abantu bakawukandagira. Amen. Amen. Anise, mbere yuko twinjira muri iri jambo, mwatubwiyeho byibura kuri Matayo. Matayo, yego, yari umwigishwa wa Yesu. Mbere yahamagawe ari umukoresha w'ikoro. Yego. Matayo bisobanura Lewi. Lewi bisobanura gufatanwa. Hanyuma uyu Matayo burya ari mu bantu babwirije ubutumwa muri Afurika. Matayo yabwirije muri Afurika. Matayo niwe wagejeje ubutumwa muri Etiyopiya. Ari mu bigishwa ba Yesu, yabwirije muri Egypt no muri Etiyopiya. Yego. Iki gitabo cya Matayo gifite ubudasa. Gifite ubudasa pari raporo n'ibindi bitabo. Yego. Reka nsubire inyuma. Nicyo gitabo gitangira isezerano rishya. Yego. Ubundi iyo tuvuga isezerano rishya tuba tuvuze iki? Isezerano rishya ritangira umunsi Yesu yazutse. Yego. Ibindi byose, gupfa kwa Kristo, guhambwa kwa Kristo, biri mu isezerano rya kera. Yego. Kuko Yesu azutse nibwo ishyanga ritari rifite Imana nyakuri ryemerewe kwinjira hera. Yego.
bitewe n'iki? No kwakira umuzuko wa Kristo. Rivuga rero kuboneka k'umukiza. Muhereye mu gice cya mbere cya Matayo, nk'umuhanga wari umwisiraheli ariko kandi akaba umukozi w'abanyamahanga, yandika iki gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo, yashimye kugihera mu muryango w'inkomoko ya Yesu kugira ngo yerekane ko ubwami buzakomeza ku ntebe ya Dawidi, kandi yerekane ko Kristo inkomoko ye ari kwa Yuda. Bwa mbere hari ikindi gitabo mujye musomamo amasekuru ya Yesu, ni icya Matayo. Yahereye aho. Kabiri, amugaragaza abanyabwenge bayobera kwa Herode. Gatatu, agaragaza Yesu yavukiye mu muvure, niwe wamwise izina ritanditswe mu bindi bitabo, Yohana, Emmanuel. Matayo yamwise Emmanuel. Hari ahandi muri arisoma ze muri Bibiliya bivuze ngo Imana iri kumwe natwe. Mu gihe burayo ukoze translation iri direct utanyuze indirect, ngo uranyura mu Kigiriki ngo banyure mu Cyongereza babizane, ko ururimi uko rugenda runyura mu ndimi nyinshi rugenda rusobanura rukurikije amaterme agezweho muri icyo gihugu. Mu gihe burayo rero Emmanuel, iyo bavuze Emmanuel biravuze ngo Imana yiboneye ubuturo. Matayo avuga Yesu yamwise Emmanuel, aranavuga irindi jambo ngo ni intama w'Imana uje gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yagaragaje Kristo nk'Imana, personality, Imana ubwayo ikuraho ibyaha bye. Kabiri, imugaragaza nk'umwami, ko muri Matayo havugwa ibintu bitatu abanyabwenge bazanye: ishangi, icyome, ifeza. Ishangi ni amaturo yaturwaga abahanuzi, icyome yari amaturo y'abatambyi, ifeza yari amaturo y'abatware. Kubidevelopa hano kwa Matayo ari kwerekana uyu mwami wavutse uwo ari we. Noneho yerekanye n'ubuyobe bw'abanyabwenge bajya gushakira umwami ku wundi mwami, kwa Herode. Anerekana iby'ubwenge bisobanura Kristo. Inyenyeri yerekanaga aho umukiza yavukiye, ariko yerekana kuyoba kw'abanyabwenge. Yerekanye kuyoba kw'abanyabwenge ku bijyanye na Kristo. Ariko mu by'ukuri nubwo abanyabwenge bari gushaka Yesu, abungeri bamubonye kare. Abanyabwenge bayobye, abashumba b'inka bo bamubonye kare, bari kumwe nawe, bazi uburyo Mariya yabyaye, bazi ikiraro yabyariyemo, barabizi neza. Yerekana ko Kristo ataje nk'umunyacyubahiro, abura ahavukira. Iki gitabo cya Matayo gifite ubudasa bwinshi, abura ahavukira. Nihuta rero, Matayo umunsi yakiraga kizagiye gucumbikira Yesu, hari ibintu abantu batazi. Yarayiwe, arabwiriza. Burya ba Natanayeli baza kureba Yesu bari bari mu rugo kwa Matayo. Matayo yakoresheje igiterane. Ijambo Yesu yavuze ngo nk'uko mutazi aho umuyaga uhuha werekeza, yarivugiye mu rugo kwa Matayo. Ni umugabo rero wakiriye Kristo avuye mu migenzo n'imihango, yemera Yesu, aramuhamya, aba umubwiriza butumwa abwirije mu bihugu bibiri bikomeye kuruta ibindi ku byari bijyanye n'ubutumwa bwiza. Tekereza guhinguka muri Egypt, ajyanye y'ubutumwa mu Misiri, muri Egiputa, abantu bari barakoronije Abisiraheli. Ariko icyo kintu kinateye n'ubwoba. Ni ukuvuga ngo yari azi neza amateka y'Abisiraheli. Yego. Arangije ajyana n'ubutumwa. Abantu bajya bavuga rero ngo abigishwa ba Yesu ntibize. Matayo yari yarize, ari umukoresha w'ikoro, sibyo? Nk'uko na Zakayo yari ari, sibyo? Noneho Matayo yakoreshaga ururimi rw'Icyaramaye, akaba yari umukozi wa Kayizari. Ntabwo yari yoroshye. Yari umukozi wa Kayizari. Ahubwo noneho mise numva ko rya jambo Pawulo yakoresheje ngo ibyarinda muzange, ahubwo ntabwo ari Pawulo gusa. Ntabwo ari we gusa. Ntabwo ari we gusa, kuko na ba Matayo nabo hari icyo erega uwanditse niwe wumvizwa. Ariko natwe rega natwe hari indamu zacu twahinduye igihombo. Yego. Imana iguhereze umugisha. Ubwo nibwo buzima bwa Matayo. Nihuse wenda ngakomoza no ku bindi. Ari mu bantu
bagaragaje amahirwe yariyo nk'umuntu wigeze aronka akabona. Yanditse igitabo. Ibi bintu byabereye ku musozi Gerizimu. Ko Matayo igice cya 5 cyandika, burya ubu musoma mutangiye igice cya 5. Reka dutangiye igice cya 5. Matayo yagaragaje imbaraga za Kristo ku banyamahanga. Igice cya 5 mugitangiye ku murongo wa mbere haravuga ngo abonye abantu benshi. Uwo ni indese? Ni Yesu wari ubonye abantu benshi. Aba bantu benshi bari bavuye hese? Bari bazanywe n'umusamariyakazi wari uvuye ku iriba igihe yabonaga Mesiya. Bari bahuriye ku iriba. Matayo rero yanditse iby'abantu benshi bazamutse ku musozi bategereje ubwami, sibyo? Ubu bwami rero bari bategereje ntabwo ari ubwami bw'Imana. Bari bategereje ubwami bw'Abisiraheli muri Isiraheli. Ntago bari biteze ubwami bw'Imana. Iki gice cya 5 cyabayemo igitangaza. Harimo amagambo y'imbwirwaruhame, hakabamo n'amagambo yabwiye abantu bari personnel, abigishwa gusa. Bwa mbere Yesu yazamutse umusozi ari kumwe n'abantu benshi bazanywe n'umusamariyakazi. Ku iriba umusamariyakazi yahinze umushyitsi, ubwo yahuraga umuyuda amuganiriza neza. Byari ibintu bidasanzwe ku muyuda kuvugana n'umusamariya neza. Bahoraga bahanganye, bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore. Biba akarusha ubwo yamenyaga ko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya. Bimwanga mu nda kwifata biramugora, azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi muye na Mesiya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura na Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe hinduka mushya, handi mwari munsi narahimutse ubundi mushya. Waruhuye na Yesu. Ariko umuntu uteze amatwi umutahajuru, Imana iguhe guhura na Yesu. Mu burwayi urimo, Imana iguhe guhura na Yesu. Mu gihombo uhuye nacyo, muri situwasiyo y'urugo, ku buzima no gupfusha ibyiringiro zawe, ibyiringiro bipfuye, Imana iguhe guhura na Yesu. Amen. Aha ni Matayo wanditse iyi nkuru, ariko yandikwa n'ibiganiro Yesu yagiranye n'umusamariya. Ariko nyuma y'umusamariya anavuga ibyo Kristo yabwiye abigishwa. Urumva yari initaci na Yesu, akagaragara no muri rubanda. Rero uyu ni Matayo. Matayo dusamarayizinze, wenda duhine gutyo, ubutaha tuzababwira iby'amateka y'abandi bigishwa bandi. Iki gice cya 5 rero bari bari ku musozi Gerizimu. Wenda tugera kuri uyu murongo twasomye, Gerizimu wari umusozi wategetswe n'Imana mu gihe Abisiraheli batahaga. Imana yarababwiye ngo mujye muhagarara i Gerizimu, uko umwaka utashye mwaturira abantu h'umugisha. Noneho i Gerizimu haba umuryango w'Abasamariya bari bamaze gutandukana n'Abisiraheli. Noneho Abisiraheli aba bari i Samariya, nabo bari Abisiraheli, ariko batemerewe kugera i Buyuda. Abayuda n'Ababenjamini basigara bonyine. Abiswa Abasamariya rero, Abisamariya pana muri Somali, bari imiryango 10. None se Somali na Samariya biratandukanye? Aha Bibiliya ivuga ntago ari muri Somaliya. Ni umurwa witwaga umurwa wa Isiraheli
witwaga Somaliya, noneho umurwa w'Ibuyuda ukitwa Yerusalemu. Yerusalemu rero wari umurwa w'Abayuda. Noneho iyi miryango 10 yo yahise ikora umurwa iwita Samariya. Nuko babikoze. Noneho mutagira ngo umusamariya w'umunyembabazi ni uwari uvuye muri Somali. Niko natekerezaga. Oya, ni uwari uvuye muri uyu murwa w'i Samariya. Yari imiryango yatandukanyijwe, n'abo ngabo babita izina ry'amahanga, sinjya mu mateka y'uburyo babise. Hanyuma ariko kandi ntibari bemerewe kugera mu rusengero rw'i Yerusalemu, kuko rero batageraga i Yerusalemu. Nabo bubatse i Gerizimu, baravuga ngo ni kwa sogokuruza Yakobo. None se muri Somaliya ni kwa Yakobo? Muri Somaliya si kwa Yakobo. Aha rero bahuriye n'umusamariyakazi ni ku iriba rya Yakobo, i Gerizimu mu bikingi. Ku musamariyakazi yaravuze ngo Yakobo yahashoraga imikumbi, gushora kubizagiza agiye no kuziha amazi. Ni Samariya. Noneho rero aha bahahuriye i Samariya, bahura ari Abayuda, ba Petero abo nyine na Yesu, bongera guhura n'Abasamariya batandukanyijwe n'urusengero rwahe Yerusalemu. Bahuye rero bari bazi kuzahuza Abasamariya n'Abayuda, ari uzaba ari Mesiya. Ubwo buhanuzi bwo bwari buzwi. None ariko kandi babifata mu rujijo, bagira ngo nibamara guhura ubwami bwa Mesiya buzahita butwara, amahoro ahita aboneka. Ntabwo bari bazi ko Mesiya ari uzapfira n'amahanga. Bari bazi ko Mesiya ari uzayobora, akayobora n'Abisiraheli, akabakiza ingoma y'igitugu cya Roma, akababera umwami. Kumbi Mesiya si umwami w'Abayuda, ni umwami w'abizera mu isi yose. Rero Matayo yanditse iyi nkuru yabereye i Gerizimu, avuga abanyamahirwe, kandi amahirwe bari biteze yari ayo kubona ubwami. Hano abigishwa babaye confused, sibyo? Babaza Yesu, baramubwira ngo none se ubwo tujye dusenga dute? Mukomeze ibyo bice. Niko byagenze. Aravuga ngo mujye muvuga Data wa twese uri mu ijuru. Nuko bari bafite undi se, Kayizari yari yarabahaye gusenga icyubahiro cyose ari icya Kayizari. Baravuga ngo ubwami bwawe buze. Nuko bari mu bundi bwami kandi bashaka n'ubundi bwami. Nicyo cyabiteye. Mu gice cya 13 rero babwira icyo bari cyo. Aravuga ngo mwebwe muri umunyu, ku murongo wa 13. Ako kantu rero niko nashakaga. Kuki noneho Yesu yabwiye abigishwa akababwira ngo muri umunyu w'isi? Kuki abantu yabagereranyije n'umunyu? Impamvu Yesu yabwiye abigishwa ngo ni umunyu. Ubundi reka tubanze turebe. Ijambo ry'Imana rigereranwa n'umutsima. Umubiri wa Kristo nawo ni umutsima. Hamwe Bibiliya iwita manu, ahandi ikawita umutsima. Noneho nitujya kuri manu, umbabarire basi tuze gusubira mu butayu. Boretse gato. Oya, aho ngaho nidusubira mu butayu uraba, ndashaka guhita mvuga kuri ya manu n'ubundi Abisirayeli babonaga. Ariko uraba unyobeje. Turaba tuvuye kuri iryo jambo nyine nujya kuvuga kuri manu. Ubundi umubiri wa Kristo ni umutsima. Kandi ukagaruka ukaba manu. Ndi gusubiza impamvu Yesu yababwiye ngo ni umunyu. Nimusoma Bibiliya iravuga ngo igice cya 55 Yesaya. Mumbabarire mpasome. Reka nkoreshe Bible iri soft, niyo iri butume mpita mpagera. Yesaya igice cya 55 Yesaya. Abantu mujye mwihutira kugura Bibiliya muzitunge, ko izi ziri soft zigiye gupfa mugiye kujya muzisoma muvangirwe n'ibindi bintu byinshi. Kandi ubwo ako ngako kanyuzemo. Yesaya 5:5 umurongo wa mbere haravuze ngo yemwe abafite inyota, nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Iri jambo nashakaga kuvuga murye. Nanjye ndikumva ndi kuryoherwa. Kandi kurya aha Yesaya impamvu avuze ngo nimuze mugure mudatanze ikiguzi, hatagira ugira urujijo. Ubundi kugura
ni ijambo rituruka ku kinyarwanda cyitwa kugurana. ingurane. Nibyo bari bavuze. Mumpe ibyo mufite. Muribuka indirimbo twajyaga turirimba tukavuga ngo Yesu ni inshuti yanjye twahanye kado, namuhaye ibyaha amiyagakiza, nubwo namuhenze yarirengagije, yangiriye neza sinzamureka. Ni ukuvuga ngo kugura ni uko dufata ibyaha tukabimuha, tukakira agakiza ko muri we. Kurya rero ni iki? Ni ukumva iyo gu, kuko kurya si ukuganje. Kurya nibyo bituruka ku kinyarwanda cyitwa uburyohe. Kurya ni ugufiringa gu iri mu byo watamiye ukaryoherwa. Iyo umuntu ari kurya uramubwira ngo gira gute? Urakoze cyane. Noneho rero ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, ibya Kristo n'iby'ubumana byose turabirya. Imana ishimwe. Noneho kurya ijambo ry'Imana, Bibiliya iranagaruka igenda ibivuga ikavuga ngo niki gituma mutanga ifeza mukagura ibidafite umumaro, mungureho ibiki n'ibiki. Ariko yababwiye ngo utazongera utazarya ku mubiri wanjye. Mu gice cya 6 Yohana, utazarya ku mubiri. Rero impamvu babwiye ngo muri umunyu w'isi nuko nimusoma iki gice cya 5 mumbabarire iri jambo turitware mu murongo step by step. Iki gice cya 5 Matayo, reka nkigarukeho. 5 Matayo, uhereye ku murongo wa mbere havuze ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi. Iki gice cya 5 yaramanutse guhera ku murongo waho wa 11. Reka tuhasome. Haravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Ubwo ni ukuvuga ngo ku bwa Kristo bazahimba ibinyoma, babeshya aba bantu, babeshyera aba bantu, bashaka ngo bambare igisebo, babambure kurabagirana kwa Kristo. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. 13 twasomye, ngendereye umurongo wa 14. Yarababwiye ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze, abantu bakawukandagira. 14 rero nsoza, aravuze ngo muri umucyo w'isi. Ntabwo muri umunyu gusa, muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihishira. Nimujya mu byanditswe byera, ubundi umucyo w'isi ni Kristo. Niko Yohana yanditse mu gice cya mbere. Yaravuze ngo umucyo waviriye mu mwijima, umwijima ntiwawumenye. Uyu mucyo wavugwaga ni Kristo Yesu. None hano Yesu we ntabwiye abigishwa ko Kristo ari we mucyo. Arababwiye ngo noneho mwebwe muri umucyo. Kubera icyo abise umucyo rero, nuko bamaze kumurikirwa n'umucyo wa Kristo. Biravuze ngo ikimurikiwe n'umucyo nacyo ubwacyo ni umucyo. Niko Bibiliya ivuga. Agarutse kubabwira ko ari umunyu kubera iki? Kuko bamaze guhabwa ibyo kurya, noneho niba biryoshye. Niyo mpamvu yari abavuze ko ari nicyo nagendereye rero. Noneho mwebwe mubaye umunyu, njyewe ndi umubiri, ndi n'ibiryo, ntawe uzabarya. Ariko noneho mwitwara uburyo buryoshya umubiri wanjye. Abantu bumva muvuga iby'umubiri wa Kristo baryoherwe, kuko muri umunyu. Amen. Kuko twahereye mbabwira ku mutsima. Umutsima udafite umunyu nturyoha. Nujyamo umunyu uraryoha. Kristo ni umutsima. Akeneye rero abantu bamaze kumenya umutsima, banawuriye, bamaze no kubona umucyo, baryoshya bwa butumwa bwiza. Kuburyoshya rero harimo kwihangana, kuko arabivuze haruguru. Arabwira ati mwebwe muri umunyu w'isi. Isi ni mbi, isi irasharira, ariko igisharira iyo kigeze mu umunyu kiraryoha. Uzumva ibisusa
wabirya byonyine shyiramo umunyu biraryoha. Hari n'ibiryo byangaguye bagashyiramo umunyu. Yego. Ibintu bidahindutse umunyu ugira gute? Urabihindura. Nushaka kwirukana umuswa ahantu munga shyira umunyu. Gucamo icyuma gisiga umunyu. Intozi umunyu. Aho wamenetse ubushishi ntibuze. Yego. Umunyu. Ucagagura ibikomeye nyamara ukaryoshya ibiryo ntucemwe amara. Yego. Hari ibyo muzahindura ucagagura ibikomeye ukaryoshya ibiryo ariko wagera mu mara ntuyace. Yego. Agahindura. Muri uwo munyu rero imbaraga zanyu ntimuzikoreshe muvuna. Yego. ahubwo nimuhindure. Amen. Amen. Muri umunyu w'isi. Amen. Imana ibaha umugisha. Anise turi umunyu w'isi nk'uko Kristo yabivuze, ariko ni iki gituma uyu munsi aho kugira ngo tugume kuri rya jambo Kristo yavuze ko turi umunyu w'isi? Erega ibi bintu marambipfa na Marcel wowe nande? Njyewe. None reka mvuge nkanjye. Erega nuvuga nkawe yego nturi bumbaza impamvu ahubwo uraza kumenya impamvu, ariko nuvuga nk'abandi urambaza impamvu nawe ugiye impamvu mise nyumva ubwo naba nacogoye. Exactly. Kuko yaravuze ngo umunyu nukayuka ukayuka k'umunyu ni ikize. Umuririmbyi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo have wabwoba we nimunyihorere namara maje pe kujya mu ijuru. Igihe umwizera yatakaje intego ijya mu ijuru abakayutse ntabwo azacogozwa incamugongo. Ni inkuru y'igihombo, ni inkuru yo kubura urubyaro. Incamugongo ni ugukora ntuhembwe, ni ugucuruza ntiwunguke, ni ukubaka ntirukomere. Incamugongo zirahari. Ni ukugenda ntushyike iyo ujya, kuroba ntufatishe ugahinga bikarumba. Ni incamugongo. Incamugongo zirahari, ariko bene ubu ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Abazimubwira nibo bazagwa. Have wabwoba we nimunyihorere namara maje pe kujya mu ijuru. Intego ye ni ukujya mu ijuru. Gukayuka Kristo yaravuze ni ukubaho tudafite ibyiringiro byo kujya mu ijuru, tukabura ibyiringiro bihamya iby'urugendo rw'abizera. Ni ugukayuka. None se umuntu utazajya mu ijuru ni iki kindi amaze? Umva uko Bibiliya, umva to Yesu akoresheje. Aravuze ngo nta kindi uwo munyu uba ukimaze keretse gusohorwa. Iryo jambo ririmo keretse gusohorwa. Soma neza, hasoma ari wowe uhisomeye atari njye uri kuhagusomera. Hasome ari wowe uhisomeye atari njye uri kuhagusomera. Umurongo waho wa 13. Umurongo waho wa 13. Haravuze ngo aravuze ngo 13 akire. Yego. 13. Muri umunyu w'isi. Yego. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Kujugunywa hehe? Kujugunywa hanze. Ukuwe hese? Ukuwe muri Kristo. Nyine wowe uhise uhishurirwa ubyumva gutyo. Mu yandi magambo muri umunyu w'isi abatarimo batakaje uburyohe. Exactly. Abatarimo batakaje uburyohe. Ubwo uzajugunywa muri bene wanyu nyine. Uzajyanwa hanze. Hano ku murongo wa 14 haranavuga ngo muri umucyo mukaba n'umudugudu. Nimugera mu byahishuwe hari itorero ryitwa Pergamo. Pergamo bivuze iki? Bivuze ahirengeye. Ku mugaragaro, ahitaruye. Nimugera ku murongo wa 15 yaravuze ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga. Sibyo? Ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira bari mu nzu bose. Ndagira ngo mvugane namwe. Mu itabaza iteka ryose kugira ngo rimurike rihora rirwanye n'umwijima.
ryitwa itabaza iyo umwijima wavuyeho. Kuko uritabaza umunyu kugira ngo ugaragaze uburyohe, ni uko uhindura ibyo washyizwemo. Aho uri warahinduye, kandi kugira ngo ugumane uburyohe ni uko ugumana intego yo kujya mu ijuru. Uracyari umugenzi, ukaguma muri we, kuko nimuguma muri njye muri umucyo. Umurikirane. Uzi icyo bita kumurika? Ni ukubaho utinya ibiteye isoni, ibyaho bigahora ku mucyo, bigahora ku mugaragaro. Ukumva nta magambo uvugira mu rwongorerano, nta bikorwa ukorera mu rwihisho. Uri ku mucyo. Umucyo wa Kristo uri muri wowe. Icyo gihe rero nawe ubera abandi umucyo, ukabera abandi umunyu. Kubera abandi umunyu rero ni iki? Ni ukubahindura. Niyo mpamvu nubwo uyu munyu uri mu nzu, ariko ntabwo ari uw'inzu, ni uw'isi. muri umunyu w'isi. Ni ukuvuga ngo nimugera mu bisi rero, noneho muryohe, muryoshye, mubahindure, mubahe wa mutsima urimo uburyohe. Noneho mugere kuri 16. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza So wo mu ijuru. Bimwe tubabwira mu rusengero tukavuga ngo nimuhe Imana icyubahiro. Imana ntihabwa icyubahiro n'amaboko, Imana ihabwa icyubahiro n'imirimo. Kumwe tugiterura tukivanye hasi. Ubundi si icyubahiro cy'Imana kiba hasi, ijya hasi ryari? N'icyubahiro cy'Imana kigira n'inshuro. Ntabwo kigira inshuro ngo nimuhe icyubahiro inshuro 20, ngo nimuhe icyubahiro inshuro 3, ngo inshuro 7. Ni amarangamutima n'uduterime tw'abantu. Ariko icyubahiro cy'Imana, umurongo wa 16, Bibiliya irabivuze. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza. Hagiyeho akitso. Noneho 2 batangiye ikindi, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Bamaze kubona imirimo yanyu myiza. Imirimo yanyu myiza yo kudakayuka, yo kumurika nk'umucyo, yo kuba muri umudugudu utuye ku mpinga z'umusozi utihishira, yo kuba mwacanye itabaza ntimuri kongeze, kuba ufite impano z'Imana zigakora, kuba uri umuramyi ugacuranga ibyo guhimbaza Imana, kuba uri umwizera, kwizera kwawe kugahindura abantu, kuba uri umunyamasengesho ugasengera bene se ukaririra itorero, kuba uri umubwirizabutumwa ukavuga ubutumwa bwiza, kuba uri umukozi ugakorera bene se bibatera ihumure. Iyo mirimo no guhamya no gutsinda ibyaha niba bibona, bahimbaze So wo mu ijuru. Imana ishimwe. Noneho hari akantu mise numvamo dukunda gukoresha, akavuga ngo ufite amavuta. Njyewe noneho numvisha amavuta n'ubundi nagereranya n'umunyu. Bwira mugenzi wawe ngo ufite umunyu. Ufite umunyu. Imana ikurinde gukayuka. Kuko uraryoshye kandi uranaryoshye. Imana ishimwe. Noneho tuba abakristo baryoshye. Noneho impamvu Yesu yavuze ngo turi umunyu w'isi. Be attention. Ntawe urya umunyu wonyine. Hoya. Umunyu ukeneye aho ujya, ibyo ujyamo. Uri umunyu, ariko ntitugukeneye wenyine, tugukeneranya umubiri wa Kristo, tugukeneranya umutsima wa Kristo. Kuko umunyu wumvikanira mu biribwa, kandi ibyo dusapurayinga Yesu yarabiduhaye, turi abadistributeri. Ndabyumvisha, niyo mpamvu indirimbo zituryohera, umwigisha yakwigisha tukaryoherwa, tukaryoherwa n'amagambo y'Imana. Urumva birimo umunyu, birimo uburyohe, birimo gu. Ibi bintu birimo guwe, nukuri birimo gu. Uribuka Coca-Cola? Ibi bintu birimo guwe, ibi bintu birimo guwe. Niyo mpamvu ibi bintu birimo guwe, ibi bintu birimo guwe, ibi bintu birimo guwe. Uburyo umufaransa aravuga ngo se hanurtire, biraryoha, birimo gu. Imana ishimwe. Ni kuri rya jambo twahereho tuvuga ngo iby'Imana ntibisaza. Kuko uko twabyumvishe cyagihe n'uyu munsi bihora
biryoshye bihora byisubira. rero ntabwo bakeneye uyu mukobwa ni mwiza Yego. ariko ntitumukeneye wenyine, Yego. turagushakana umubiri wa Kristo kandi ukoze umunyu. Amen. uri umusore w'ibawonsa waranateruye, Yego. si ibyo dushaka gusa, Yego. turagushaka ufite umunyu n'umucyo Amen. wa Kristo Yesu. Ufite amafaranga siyo dukeneye gusa, Ntuhutaze. tugushakana n'umunyu. Ntuhutaze. Ntuhutaze, Ntugende nabi. tugushakana umunyu. Amen. tugushakana umunyu nibyo warize ariko ibyo sibyo bituma wubaka. Yego. turagushakana n'umunyu, tukumva ni cyanga. tukumva ni cyanga. Amen. ufite guya Amen. Kristo Imana Yesu. ishimwe. Imana ibaha umugisha. Anise tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Nyine byari byiza biranaryoshye, ariko n'ubundi tuzagumya kuryoherwa. Tuzaryoherwa n'ibyigisho, turyoherwa n'ibiganiro. Uburyohe Imana yabushyize ahantu henshi hatandukanye, sibyo? Yabushyize ahantu henshi hatandukanye. Rero reka tugushimire. Imana ibaha umugisha. Reka tugushimire. Imana ibaha umugisha. Rancawa. Jembe Kwizera aravuze ngo tubibutse Rancawa. Umukanguzi buri wa kabiri na buri wa kane. Amateraniro atangira saa sita. Muzamenya igihe cyo gusoza mwaryoyininze. Yego. Imana ibaha umugisha. Yesu aduhana umugisha. Amen. Noneho bene data nshuti z'umusaraba batahajuru, nimugumane uburyohe. Mukore subscribe tujye tuganira twigumanira uburyohe muri umunyu w'isi. Amen. Uza abantu Yesu abibwiye, amaze kuvanga abayuda n'abasamariya, amaze kubabwira abahiriwe, arabwira ngo si icyo gusa, muri n'umunyu w'isi. Noneho aho kugira ngo muyibihire, mushaka uburyo ibona uburyohe. Isi ubundi isanzwe ibiha. Umuntu ufite umunyu yagira abanzi. Araryoshya. Uraryoshya. Umwanzi wawe uramuryoshya. Ubona abanzi urabagira, ariko baguhora iki? Ubwo buryohe bugira ababurwanya. Subira haruguru. Rega ntimwirengagize icyo Bibiliya yavuze kuva ku murongo wa 11. Haravuze ngo namwe muzahirwa. Ubwo bazabanga, ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muri umunyu w'isi. Amen. Noneho 12, muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Kugira umwanzi si igitangaza, ariko ntiducogozwe n'incamugongo. Amen. Amen. Noneho niba muri umunyu w'isi, ubwo ab'isi ni isukari y'isi. Yego. Bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta. Babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Bene data muri umunyu w'isi. Amen. Ni iby'ibyishimo nimwumva babatuka babarenganya, muzamenye ko ariko bagira abahanuzi ba mbere bakabigirira na Kristo. Aravuze ngo ubwo bazaba babampora, muzahirwe cyane. Amen. Mana turagushimiye. Haleluya. Waduhamagariye mu mbaraga nyinshi, bari mu mwijima uratumurikira. Reflection iragaruka irarabagirana, urumuri rwawe ruragaruka rurahindukira. None turaseha umucyo wawe, tuba umunyu tutangaza uburyohe bwawe. Umuntu wari waraguye turamusengeye kugira ngo abyutswe n'imbaraga zibonerwa mu mbabazi kubw'urukundo rwinshi. Umuzuko wa Kristo ugaragare mu bugingo bw'umuntu uri kutwumva, kugira ngo imirimo ye myiza itere abantu guhimbaza Data wo mu ijuru. Tubisenze kuri ubu n'iteka ryose, ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.